It's not yet 25th December. Why then did you arrest me? I am not joking. It will rain. Nanjye ngusuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, we mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byacu gatano kuri gatanu umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana nabane nawe. Nkwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo. Aba ni Abaheburayo TV, nguhaye ikaze. Reka tunyarukire mu mujyi wa Etekowa, ni mu gihugu cya Ghana, ahazwi umuhanuzi witwa Ebenowa. Ebenowa ni umuhanuzi wagaragaye yubaka inkuge. Ubwo yatambutsaga ubuhanuzi bwe, yavuze ko Imana yamubwiye ko hagiye kuzaba umwuzure. Aburira abantu guhunga bakaza bakamufasha kubaka izi nkuge, kuko Imana yari yaramubwiye yuko azubaka inkuge zigera ku 10 zose zo kugira ngo azahungishirizemo abantu bo mu mahanga yose. Uru ni uruvunganzoka nk'uko wagiye ubibona, rwari rugenda rwerekeza ku nkuge ya Ebenowa ku munsi wo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025. Nyemerera gato tugaruke twitsa ku buhanuzi yahanuye. Yagize ati ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025, isi yose izatungurwa n'umwuzure, hazagwa imvura nyinshi cyane. None Imana yarambwiye ngo ninze mburira abantu kugira ngo babaze inkuge. Ndababwiza ukuri yuko hagiye kuzaba umunsi udasanzwe. Uyu munsi hazagwa imvura nyinshi cyane. Ni imvura izagwa ikamara imyaka 3 yose irimo kugwa. Iyi mvura izahitana abantu benshi, ariko Imana yarambwiye ngo ninze mburira abantu mbabwire babaze inkuge. Iyi nkuge aba ariyo abantu bazahungiramo. Imana yarambwiye ngo abantu bose bazayijyamo bazakira, nta mwuzure uzabahitana. Ubwo Ebenowa yatambutsaga ubu buhanuzi, abantu benshi batunguwe no kumva ubuhanuzi buvuga ngo Imana igiye kurimbuza isi umwuzure. Iyo somye mu gitabo cy'Itangiriro, Bibiliya ivuga yuko Imana yirahiriye ikavuga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure nk'uko yabigenje ku bwa Nowa. Ariko uyu mugabo wise Ebenowa we yavuze yuko Imana igiye kurimbuza isi umwuzure. Ibi ngibi abantu byatumye bibaza, ese koko iyi yaba ari Imana yavuze ko igiye kurimbuza isi umwuzure? Ubu buhanuzi bukimara gusohoka cyangwa se akimara kubugeza hanze, abantu benshi baramugannye baragira bati nyamuneka tubwire icyo twakora. Yababwiye ko nta kindi cyakorwa uretse kuba bakubaka inkuge nyinshi cyane kugira ngo bazakire uwo munsi ugiye kuza. Yababwiraga ko ari umunsi uteye ubwoba, umunsi w'agahinda, umunsi w'amarira, umunsi w'umuborogo, nyamara akaba ari nta muntu n'umwe uzabasha kubahoza. Yagize ati ndababwiza ukuri yuko uyu munsi uzaba ari umunsi udasanzwe. None muze tubaze inkuge, ahangaha ariho tuzahungira. Ebenowa yabonye abantu benshi batangiye kugenda bamufasha kubaka inkuge. Abandi bikora mu mifuka bazana ubutunzi bwabo. Bamwe bagura imbaho, abandi bagura imisumari, abandi bafata igihe cyabo baza aho Ebenowa yari arimo kubariza inkuge, aho yavugaga ati Imana yarambwiye ngo abe ariho nzibariza. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2026, uruhuri rw'abantu, uruvunganzoka, aboroheje n'abakomeye, abato n'abakuru, abagabo n'abagore, iyo nka ndetse n'uwigenza, bari kugana muri Etekowa mu gihugu cya Ghana, aho bari kujya guhungira umunsi ukomeye, umunsi w'imperuka, umunsi w'umwuzure. Nyamara abantu benshi bikomeza kugenda bibacanga bagira bati ese Ebenowa ntiyaba yaradutuburiye? Ibi ngibi byacanze abantu benshi. Ubwo twabagezagaho inkuru y'ejo y'ukuntu abantu barimo kugenda berekeza muri Etekowa barimo guhunga uyu mwuzure, abantu benshi unyuze muri comment bagize bati mudukurikiranire
mutumenyere iby'uyu mugabo, mutumenyere iby'aya makuru. Ese koko imvura iri bugwe? Ese nitagwa haraza gukurikiraho iki? Amakuru ahari ngaya. Nuko nyuma y'uko Ebonowa akomeje kugenda ashishikariza abantu y'uko hazagwa imvura nyinshi cyane, ibi nabyo ubuyobozi bwite bwa leta muri iki gihugu cya Ghana bwarabibonye, bubihanga amaso. Kuri ubu ngubu Ebonowa akaba yamaze gutabwa muri yombi kugira ngo asobanure neza iby'iyi mvura yavuze, anasobanure neza impamvu yamuteye kuba yakoresha abantu kwiyaka ubutunzi bwabo bakaza kubaka izi nkuge nyamara imvura itazagwa. Mu kwisobanura, Ebonowa nawe yagize ibyo atangaza, aho yagize ati: njyewe ntabwo bwari ubuhanuzi, ntabwo Imana yigeze ivugana nanjye rwose, ahubwo njyewe narebye ibiriho mbona nabikuramo inyigisho. Ndavuga ntaharaho ibi bintu byo kuvuga ngo imvura igiye kugwa, aho imvura iguye abantu bakwitwara bate cyangwa n'iki cyaba? Reka ntange urugero nk'ibyabaye ku bwa Nowa. Imana yaburiye abantu irababwira ngo baze bahunge umujinya ugiye gutera, bahunge imvura igiye kugwa, nyamara banga kumva kugeza ubwo imvura yaguye iraza ihitana abantu, biba imperuka itewe n'amazi. Nanjye naratekereje nti ese ubu ngubu ari nk'ibishoboka, hanyuma Imana ikaza ikabwira abantu ngo nimushake ubuhungiro. Ese abantu bakwemera gushaka ubuhungiro? Niho nakuye igitekerezo, ndavuga ngo reka nanjye mbikore, ariko nkoresheje ibyabaye muri Bibiliya. Cyari ikimenyetso cyo kugira ngo abantu wenda bahumuke, babone ko ibyabaye muri Bibiliya Imana yavuze ko bitazongera kuba, ariko kandi nanone hashobora kuba haza ibindi bintu bimeze nkabyo. Ngira igitekerezo ndavuga ngo reka nkoresha ubu buryo, mvuge yuko hagiye kuzagwa imvura, hanyuma mbwira abantu baze kubaka inkuge, ndebe koko niba abantu bumva Imana cyangwa se batinya Imana, cyangwa batinya umunsi uzabaho, umunsi w'amateka. Niko kuvuga ngo reka nanjye nubake inkuge, hanyuma mbabwire yuko bagomba kuza bakubaka inkuge. Nyamara si inkuge yindi nashakaga kuvuga, ahubwo nashakaga kuvuga guhungira muri Kristo. Ibi ngibi nakoze byari nk'imfashanyigisho, ntabwo kwari ukuri kw'ibizaba, ahubwo kwari ukuri kw'ibyo ntekereje, kwari ukuri kw'ibyo nshaka kuvuga, kwari ukuri kw'ibyo nshaka gusobanura. Reka mbonereho gusobanurira abantu iki kintu, uko batinya ibizababaho, aba ari nako batinya umujinya w'Imana, aba ariko batinya no gukora ibibi. Njyewe rero ntabwo ibi nabikoze nk'aho bwari ubuhanuzi rwose pe, ntabwo bwari ubuhanuzi, ahubwo yari inyigisho nashakaga gutanga. Iyo ukurikiye imbuga nkoranyambaga z'uyu mugabo Ebonowa, bivugwa yuko akiri umusore utaragira ashaka umugore, utaragira umwana n'umwe. Iyo ukurikiye imbuga ze nkoranyambaga, cyane cyane nk'urubuga rwe rwa TikTok rukurikirwa na miliyoni n'ibihumbi 300 n'imisago, uyu mugabo yatangiye ubona ari umukomediye ukina ibiraho kandi bisanzwe nk'iby'abandi bakomediye bose basanzwe. Nyuma aza guhinduriramo ibi bijyanye n'ubuhanuzi. Mu bigaragara koko uyu mugabo yari content yari yateguye, ariko kuri ubu ngubu content yateguye yatumye atabwa muri yombi kubera ko yayobije abantu. Bamwe bakiyaka ubutunzi bwabo, abandi bagafata igihe bagakoreye ingo zabo, hanyuma bakaza kuri iyi nkuge kugira ngo babaze iyi nkuge, nyamara atari inkuge, nyamara nta mvura izagwa. Uyu mugabo yagiye agaragara aho yabaga ari nko ku mazi yagiye gusenga, aho yabaga ari nko ku misozi yagiye gusenga, aho yabagaragaraga ari mu butayu mu ishyamba arimo gusenga, aho yagaragaraga yigaragura hasi arimo gusenga.
Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu byamufashije gukomveka abantu bamwiyegereza ndetse banamugana kugira ngo bamufashe hanyuma abashe kubaka izi nkuge, cyane cyane ko byagaragaraga neza yuko mu mwaka itariki yari yavuze zishobora kuzagera izo nkuge Imana yamubwiye kubaka zitari zuzura. Gusenga kwiwe kugaragara ari mu butayu, kugaragara ari ku mazi ari gusenga, cyangwa ari kuzamuka imisozi, cyangwa ari kwigaragura hasi n'ibindi bigiye bitandukanye, biri muri bimwe mu byagiye bimufasha gukurura abantu no kwiyegereza abantu kugira ngo bamufashe kubaka iyi nkuge. Nko ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 12/2025 yagaragaye aho yari yagiye kugaburira abantu, ababwira yuko bakwiye gukizwa, bakwiye kwizera Imana, bakava mu byaha, bakayoboka inzira y'agakiza. Aho yagiraga ati, ibi bikorwa byo kuza kugaburira abantu ntabwo nabikoze gutyo gusa, ahubwo ndagira ngo mbonereho kubwira abantu yuko hariho umunsi udasanzwe, umunsi uzaba uteye ubwoba, umunsi uzaba ukanganye, umunsi w'ibyago, umunsi w'amarira, umunsi w'imiborogo, umunsi abantu bose bazabura aho barigitira. Inzira ni imwe gusa, ni ukugana kuri Kristo. Inzira ni imwe gusa, ni uguhungira kuri Kristo, naho ahandi hose nta buhungiro buhari. Uyu ni Ebonowa mu magambo yakoresheje ubwo yari yagiye kugaburira abana b'imfubyi ndetse n'abandi bana baba ku mihanda. Nicyo gikorwa yari yagiyemo. Ndagushimiye wowe mukunzi wacu ukurikirana ikiganiro cyacu 5 umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana nabane nawe. Naho njye wumvaga nitwa Ngoboka Miriam Theo. Ciao ciao.